witeka akomeza bwishimwe n'icyubahiro nkabambona akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nkuko twabisabye umwami tumusaba ifunguro ryacu y'uyu munsi, umwami aduhana umugisha nkuko yabitugeneye uyu munsi. Ni ugufata urufunguzo, amarembo tukayafungura, turaririmba iyo ndirimbo, nyuma yaho turahita dusoma ibyanditswe, turahita twinjira mu ijambo ryacu ry'uyu munsi. Fata urwo rufunguzo ufungure buri rembo, irembo rikuzitira rituma udahita. Dukoma mu mashi. Kuruzaburamu Ujumana Isezerano Turbo rufunguzo ufungure buri rembo, rikuzitira rituma udahita. Irembo rikuzitira rituma udahita. Yarwo rwaburamu yo yo izina rya Yesu uzofungure buri rembo rituma udahita. Izina rya Yesu uzofungure buri rembo, rikuzitira rituma udahita. Koko izina rya Yesu fata urwo rufunguzo ufungure buri rembo, irembo rikuzitira rituma udahita. Irembo rikuzitira rituma
urwo rufunguzo ufungure buri rembo, irembo rikuzitira rituma udahita, irembo rikuzitira rituma udahita. Twaguhita n'izina rya Yesu, ufungure buri rembo, udahita. Tugihagaze turasoma ibyanditswe byera. Turasoma ahantu habiri, ni mu ntangiriro cya 22 umurongo wa 15, 18. Turaza kongera no gusoma mu ntangiriro cya 24 umurongo wa 57, 60. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. 24, 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Aya ni amagambo y'Uwiteka. Isi, gahunda y'isi ku isi hose ifite iherezo, kandi ibintu bikaba bigenda nk'uko n'Imana yabibonye mbere.
ikanabitangaza. Ariko ijambo ry'Imana, Imana yatomoye iravuga bigashirwa mu bikorwa. Tukaba tubisomye muri iki gitabo kiruta ibitabo byose byanditswe. Muri iki gitabo harimo amagambo y'Imana. Imana yahumetse aya magambo. Imana yayoboye abahanuzi bagatangaza gahunda yayo. Ni Imana yivuga nk'uko tumaze iminsi tubyumva, kugira ngo abantu batadufata nk'inzaduka. Itorero ry'Imana uko ryatangiye, tukaba dushimira Imana manitse n'amaboko. Imana yatugendereye muri iki gisekuruza, yatangiye ubu bubyutse. Ubu bubyutse bugeze ku musozo. Nta dayimoni n'imwe, reka nongere mbisubiremo inshuro ya kabiri, nta dayimoni n'imwe, n'amadayimoni asengesha abantu, nta dayimoni n'imwe ishobora gukoma mu nkokora Imana. Mu gihe Imana imanutse isoza icyatumye imanuka. Yamanutse mu Egiputa, yashoje igejeje abana b'Isirayeli mu gihugu cy'isezerano. Inzitane zari nyinshi, ariko mu gihe Imana imanutse ishingikiye ku cyo yavuze, ku byo yasezeranije, isoza amasezerano yayo. Yatangiye ubu bubyutse, abayo bose igomba kubigarurira, izamurwa rikaba. Amen. Nibyo ngibyo. Ntabwo turya indimi, ntabwo turya indimi, nk'uko tumaze kubisoma n'iminsi tumaze tuganira ku ijambo ry'Imana, duhamiriza Imana imwe rukumbi y'ukuri. Nibyo tunasomye na hano, twanabigarutseho. Uwiteka afata ijambo, we watanze umwana w'isezerano kuri Aburahamu. Aburahamu wamaze imyaka hamwe n'umufasha we w'ingumba. Sara ntabwo byatewe n'ubukecuru, oya, yari ingumba. Imana ihamagara Aburahamu, imuha no kubana n'ingumba. Ariko Imana iteganya ko iyo ngumba, Imana yateganyije ko izakoreshaho bwabaga, igakiza Sara ubugumba, igakiza Rebeka ubugumba, igakiza uriya mufasha wa Yakobo nawe wari wabuze urubyaro. Imana twizera ni Imana ishobora byose. Dufite ubuhamya no hagati yacu. Imana dusenga ni Imana nzima. Yafashije Sara akabyara umwana w'ikinege. Sara ntabwo yabyaye abana benshi, yabyaye Isaka gusa aritahira. Ni umwana w'ikinege, ni umwana w'isezerano. Imana imaze kwibuka Aburahamu, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igerageza Aburahamu. Ntabwo yari ikeneye Isaka, iki yari ikeneye kubona nuko yabona Aburahamu yumvira. Iki Imana idukeneyeho si ibyacu cyangwa si ibyo yaduhaye. Imana ikeneye ko ibona kwa kumvira ko ari muri Aburahamu. Nuko nguko bimeze. Mu ntangiriro ariya kuri 22 ngo Imana igerageza Aburahamu.
ariya twasomye marayika noneho Uwiteka niwe wirahira, naho ngaho twe tubihuza tubifashijwe n'umwuka wera, tugahuza ngo uwagerageje Aburahamu ariwe Mana ku murongo wa mbere igice cya 20 mu ntangiriro 22 niwe marayika w'Uwiteka nk'uko twabisomye. Murabona twabashe no gusoma ari ariko nabonaga hariya mu Kinyarwanda arimo ikibazo kubera ko sinzi niba mwakurikiranye. Niyo mpamvu n'umutwe wacu w'ijambo ibyo kuvuga kugerekeye Imana imwe rukumbi tubaye tubishize ku ruhande, ariko none uyu munsi ndabararika n'abaza kumva ijambo mu gihe ryatambuka no hanze ni ugufata urufunguzo, twa urufunguzo rwo gufungura umuryango kugira ngo abantu binjire bishimire ibyiza byo mu nzu y'Imana. Amen. Bishimire ibyiza byo mu nzu y'Imana, ntabwo ari inzu. Twa urufunguzo nirwo turimo gukoresha kugira ngo dufungure umuryango. Umuryango ni umwe binjiriramo, irembo ni rimwe, ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu bitewe n'urufunguzo dukoresha, nk'uko n'ibyanditswe bivuga, uwo mwuka naza ntabwo azavuga abandi, ntabwo azarata abandi, azarata umukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango ni Yesu Kristo. Amen. Niwe shingiro y'ibyo dufite byose. Amen. Niba ushaka gukira uburwayi, hindukiza amaso umuhanga amaso, urakira uburwayi. Ntabwo ari njyewe ugukiza, ngewe shinzwe gusa kugufasha, nifashe urufunguzo. Fata kugira ngo ubugingo bwawe buhindukire umwami, ibyo yasezeranije byose ubihawe. Amen. Imana niyo kwizerwa. Imana abantu bagomba kuyizera. None bagomba kuyizera abavuga butumwa batayibwirije kugira ngo abantu bayizere. None kugira ngo umenye ngo uyu Yesu Kristo tubwiriza niwe Mana. Mwene data yanadusomera ariya dusomere ariya muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 18. Umwami amuhe kuzabona imbabazi z'umwami. Abakorinto ba 2 igice cya mbere umurongo wa 18 era ku murongo wa 19. Kuko umwana w'Imana Yesu Kristo 18 umanuke. Ahubwo nk'uko Imana ariyo kwizerwa, niko n'ijambo tubabwira atariye maze kandi ngo oye. Subiramo. Ahubwo nk'uko Imana ariyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Sadirike abantu bagomba kwizera Imana. Noneho n'abavuga butumwa bagomba kubwiriza iyo Mana, abantu bakayizera. Noneho ijambo rigenda ryisobanura. Manuka mwene data. Niko n'ijambo tubabwira atariye maze kandi ngo oye. Ijambo tubwiriza ntabwo ijambo uryakira mu mutima wawe ni yego na oya, ni amen. Muvuze amen ku ijambo, iyo amen uvuze bikubaho nk'uko wabivuze, ni hamwe. Niyo mpamvu ijambo rigomba gutambuka. Ijambo ninde ugomba kubwirizwa kugira ngo abantu bamwizere. Manuka. Kuko umwana w'Imana Yesu Kristo ubwo twababwirije ibye ngewe. Imana niyo kwizerwa. Uyu mwana w'Imana ubwirizwa niwe Mana.
ugomba kwizerwa. Nicyo kiyobera abantu. Subiramo. umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twabwirije ibye ngewe na Silowamu na Timoteyo atariye kandi ngo oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Muri we harimo amen. Ni muri we ibyo dukeneye byose tubiboneramo. Ntabwo utsinda umwanzi ku bwawe, ntabwo urega agatuza imbere y'umwanzi, arakamena. Ni muri we abonekamo intsinzi, ni muri we amasezerano yose asorera. Komeza. ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye. Ibyo Imana yasezeranije byose, kubera ko ari wabwirizwa, ari ugomba kwizera. Mu gihe umwizeye, Imana irakuruhura. Mu gihe umwizeye, Imana igusoreza amasezerano yayo. Kubw'ibikomere bye twabashe gukira uburwayi. Bisubiremo, nurebe ku burwayi, subira mu byo Imana yakoze. Asigaye ubone ko amasezerano atagusoreraho. Ibyo ni ihame. Ntabwo nshobora kubwiriza vuga ngo nimuze imbere cy'ibitangaza ibyahe. Bwiriza isoko y'imigisha, abantu banywe kuri iyo soko. Witeka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Subira, ni muri we amasezerano yose. Bisubiremo. ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen. Ni we udutera. Imana yabwa ishimwe n'icyubahiro. Nuzaza uvuga amen ushaka kugira ngo umuvugabutumwa abone gusigwa. Oya, ni we. Bisubiramo. Ni we. ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo ameni, ngo Imana himbazwe natwe. Ni we udutera, umwuka wera, umwuka wa Kristo ni udutera kuvuga amen. Na amen umuntu yikanyira ni umwuka wera. Ubwiriza ni umwuka wera ugufasha kuvuga amen ku ijambo ry'Imana. Na muvugabutumwa uba ukeneye ko amen z'abantu zimufasha. Abantu bavuga amen cyangwa Kristo mu bantu, niwe utomora amen ku ijambo rye. Witeka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Turi mu ijambo rivuga ngo possédons l'unique porte des ennemis. Hariya twasomye ngo bazafata amarembo. Oya, hano muri Bible y'Igifaransa, Bible y'Icyongereza, urubyaro ni rumwe, umuryango ni umwe ugomba gufatwa. Urwo rubyaro ni rwo rwaserutse rutangaza ruvuga ngo ni njyewe rembo y'intama. Sadirike umuryango w'ijuru ugafata umuryango w'ikuzimu. Nicyo Imana yabashe kudushyikiriza. Bene data bashiki banjye, iyi ni inkuru nziza igomba guhumuriza uwo ari we wese. Imana ishimwe kubera ko no muri iki gisekuruza cyacu niyo yimanukiye. Mwene data mu gihe abwirizaga agatanga n'ubuhamya ngo
nari ku musozi, ntabwo ari niyerekwa, mbona mukororombya. Noneho uwo mukororombya uza guhura ubumwe, ijwi riramanuka ngo Yehova wo mu isano rya kera niwe Yesu Kristu wo mu isano risha. Mwene data abona afite inkota icyaye, ayifashe mu ntoki, ijwi riramanuka rivuga ngo ni inkota y'umwami, ni inkota y'ijambo. Amen. Iyo nkota iri mu byanditswe, iri mu byanditswe. Iyo nkota niyo abashe gutambuka isogota. Mwene data arimo kubwiriza, abasenyeri bicaye inyuma ye bakurikira ubu byutse turimo. Byageze n'igihe baramubaza, Imana imaje kuzura umwana muri Mexique, abanyamakuru bamutunga mikoro barimo kumubaza ngo abatagatifu bacu nabo bakora ibi ngibi. Mwene data kubera ko yarazi azi n'inyigisho za Katolike, ahita noneho asa n'ubasubiza, asa n'ubaseka, ababwira ngo mu gihe aba batagatifu banyu baba ari bazima bakora ibi, abatagatifu Imana icamo bagakora ibi ngibi ni abatagatifu bazima, ni abera bazima. Abanyu bapfuye bari aho ngaho. Noneho bahita bamubaza ngo niki wavuga ku myizerere ya Eglise Katolike. Ariko mwambabariye mu abantu nimumbaze icyo kibazo, ariko ubwo mukimbajije reka mbasubize. Muri Mexique ahita basubiza aravuga ngo erega imyizerere ya Eglise Katolike ce sont des spirites, abantu basenga niyo ari imyuka. Ariko ikimbabaje ni iki ngiki, kubera ko ubutumwa burimo burafatwa butambuka uko bwakabaye. Habonetse n'abantu bashobora kuza kumbaza ku byo mba nabwirije, niteguye gusubiza. Amen. Ngo ce sont des spirites, n'abantu basenga biriya by'abatagatifu abapfuye, ce sont des spirites. Ikintu iyo kimbabaje ni iki ngiki, murabona ko na basogokuruza bacu c'était aussi des spirites. Basengaga basogokuruza babo bapfuye. Ikihe kimbabaje ni iki ngiki, nuko abo bazungu baje bacabe abasogokuruza bacu kuri gakondo yabo, babazanira abandi bazimu bambaye umwenda w'ubutagatifu. Noneho nibyo ngibyo mwene data bisobanura gutyo, umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu muntu. Mariya ntabwo ari hagati, ntabwo ari umuhuza, abatagatifu ntabwo ari abo bazimu b'Abaroma cyangwa abahehe, ntabwo basabira abazima. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu inkota yahise ihagarara, ni ugucomeka no mu nkambi y'umwanzi. Umwanzi none akarakara, noneho akavuga ngo abo bantu ntabwo bagomba kubaho. Icyo dushimira Imana, zamuye n'akaboko, ntabwo twibeshejeho, ni Imana itubeshejeho.
Uwiteka abwishime n'icyubahiro. Niyo mpamvu iyo nkota iracyakora. Turi ku musozo. Niyo mpamvu uyu muvuduko ni ukureka Imana igatambuka igasoza ububyutse yatangiye, sibyo? Bo bene data bashiki banjye, uyu murongo nk'uko n'ejo twabyumvise, uyu murongo Imana yashizeho, murongo abera umugeni bagomba kugenderaho, ubutumwa bw'igihe Imana yadusigiye, uyu mutungo, ce grand trésor. Bene data bashiki banjye, mwaretse tugashimira Imana amanywa na nijoro. Mubireke dushimira Imana, sibyo? Imana yatangiye ububyutse muri iki gisekuruza, ibona ko azabaho amapfa, kandi ariho amapfa yo kumva ijambo ry'Imana. Itegeka mwene data ngo agume i Jeffersonville mu 1963 ngo ahunike ibyo kurya, ijambo riyishuwe, kugira ngo abana be batazicwa n'inzara. Iyo Mana mwaretse tukayishima amanywa na nijoro. Amen. Niyo mpamvu Imana ifashe, Imana ibafashe n'abaza kunyumva kuri YouTube. Imana idufashe de garder précieusement ce grand trésor que le Saint-Esprit nous a laissé. Uyu mutungo ukomeye wacu tukomeyeho, ntago ufite isoni zo gusubira kubyo Umwuka yavuze muri iki gisekuruza cyacu, atanga umurongo nagendwa. Uwiteka aduha umugisha. Nagira umuntu uza kumfasha mubazi gusobanura Ikinyarwanda, aboneke umwe, musaza wanjye niyigire hano. Ni muri kibwiriza kivuga ngo possédant les portes et de l'ennemi. Ariko twese tumwe turabwiriza gufata irembo rimwe ry'umwanzi, nk'uko n'ibyanditswe bibihamye. Ariko mwene data yashyize mu bwinshi. Ni kuri page ya 15 noneho umurongo wa 70. Paragraphe: il était, c'est Christ, il était la sémence royale. Personne d'autre que lui ne pouvait s'emparer de ses portes. Niwe rubyaro bavuga hariya waserutse kugira ngo fata amarembo, none namara kuhafata twese tugendere kuri iyo nsinzi. Amen. Tumugendere inyuma turirimba iyo nsinzi. Ibyo ukeneye byose ukabihabwa wishingikirije ku iyo nsinzi yadushikirije. Amen. Tout cela jadis était des ombres de sa venue. Mais lorsque lui vint, cela mit entièrement fin au combat. Le combat prit fin à Gethsemane et au Calvaire. Niyo byarangiye byo. Intsinzi niyo yabonekeye. I Calvaire ni Gethsemane, intambara yararangiye. Ubwo yarangiye wowe gendera muri iyo ntsinzi. Nta kindi. Maintenant, nous sommes simplement vainqueurs. Kubwe genda wemye uririmba iyo ntsinzi.
il n'y a aucun combat à livrer. nta rugamba na rumwe twebwe tugomba kurwana. Navuze ibintu bikomeye ariko turaza kubigarukaho. Le combat est terminé. intambara yararangiye. Nous possédons simplement cela. dufite gusa iyo ntsinzi. Nous avons l'intitulé de l'acte de propriété. dufite icyangombwa cy'umutungo. Une garantie écrite de Dieu. dufite icyangombwa kidasubirwaho cyanditswe n'Imana. Notre Père qui leva sa main en disant, data wazamuye ikiganza cye akavuga ngo je le jure par moi-même, ndirahiye sa semence possédera la porte de l'ennemi. urubyaro rwe ruzegukana irembo ry'umwanzi. Et voilà, c'est déjà acquis. niyo mpamvu ibyo byarabaye. Il fut blessé pour nos transgressions. yacumitiwe yakomerekerejwe ibyaha byacu. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. ni kubw'imibyimba ye twakize. C'est déjà accompli. ibyo byarasohoye. C'est une œuvre achevée. umurimo warangije. Nous n'avons qu'à prendre possession de cela. twebwe igisigaye ni ukwegukana iyo ntsinzi. Sura mu mwanya. Intsinzi iri mu ruhande rwacu. Amen. Turi mu gihugu cy'isezerano. Nimo ndabatangariza none inkuru nziza. Turi mu gihugu cy'isezerano. Sibyo? Igihugu cy'isezerano ntabwo ari mu ijuru. Ni muri Yesu Kristo. Amen. Turi mu gihugu cy'isezerano. Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Tomasi ahagaze imbere yanyu n'abandi banyumva. Ni uguhamagarira abantu bose bari hanze y'iki gihugu bagataha mu gihugu. Amen. Tugafata ibyiza by'igihugu. Icyo gihugu kirahari. Icyo gihugu twakigezemo ni igihugu gitemba amata n'ubu. Amen. Tubisome. Dusomera muri Yesaya ijana karindwi umurongo wa 14 15. Igihugu tukirimo. Yesaya n'ubuhanuzi bwasohoye kuri nde? Kuri uyu mwami wadushikirije iyi ntsinzi. Yesaya 14 15. nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Dore umwari azasama inda. Ni ikimenyetso gikomeye. Umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu. Naho ngo twe duhamiriza dufite n'ubushizi bw'amanga. Urubyaro rw'umugore bavugaga ariya mu ntangiriro cya gatatu ko ruzaseruka n'ikirenge cyayo rukamena umutwe w'inzoka. Uwo mugore bavugaga aho ngaho yarinde. Muri Yesaya bahise batangaza bavuga ngo umwari azasama inda. Umwari ntabwo bamuvuze n'izina. Noneho byaje kugera igihe uwo mwari abaho. Mariya bene data bashiki banjye, niyo mpamvu dushimira Imana. Ntabwo waje uhurura, uri muri gahunda y'Imana ihamye, asigaye Imana igukomereze muri iyi gahunda. Bene data bashiki banjye, Uwiteka bwishimwe n'icyubahiro. Iyo yamenye Mariya niyo yakumenye nawe. Yaraguhamagaye urayitaba. Uwo nguwo afite gahunda hano. Naho ngaho byageze kugera igihe riya jambo rirasohora. Ariko reka abanza dusomera ubuhanuzi, noneho tuze no kureba ukuntu ubwo buhanuzi bwasohoye. Umwari azasama inda. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Azasama umwana, abyara umwana. Uwo nguwo
yezu yaje kuvuka mbega ijambo ryiza ngo uwo mwana azabyara ngo azamwita Emmanuel. Emmanuel bisobanura ngo umwana w'Imana. Emmanuel bisobanura ngo Imana hamwe natwe. Ntabwo bavuga ngo Emmanuel bisobanura umwana w'Imana hamwe natwe. Emmanuel bisobanura ngo Imana amwe, Imana yaradusuye iseruka iri mu mubiri. Iyo Mana niyo Mana y'ukuri, nta zindi Mana tuzi. Uwiteka aduhana umugisha mu izina ry'Uhoraho. Azitwa nde? Emmanuel. Azatungwa n'iki uwo mwana? Nibyo bagiye kudusomera. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Amata bisubiremo 15. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga. Bizatunga ne? Bizatunga uwo mwana. Ni amata y'inka? Ni amata y'inka? Nicyo kitumye mpagaze hano kugira ngo noneho bisobanuke neza. Uwo mwana azatungwa n'amata n'ubuki. Ni amata y'inka? Oya. Yari nabyivugiye kugira ngo umenye ayo mata icyo ari cyo. Ayo mata yamutunze niyo agomba no gutunga itorero. Dusomera amata yanywaga. Urahagarukana hariya gato ariko jya muri Yohana. Amata yatungaga uyu mugabo. Adatunze itorero, itorero ntabwo rizatera intambwe. Dusomere muri Yohana 4 murongo 31 tumenye amata yanywaga. N'itorero naryo rigomba kunywa ayo mata. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha akira ufungure. Mwigisha akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Erega mfite ibyo kurya mutazi. Tadirike ibyo byo kurya Yesu yaryaga batazi nibyo itorero naryo rigomba kurya. Ale komeza di birasobanutse. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzana ibyo kurya? Nawe ari wamujyamuriye? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ayo niyo mata. Mwasobanukiwe? Torero ry'Imana. Ibyo kurya tugomba kurya ni ugushishikazwa no kumenya icyo Imana ishaka. Imana ikaduteza iyo nzara n'inyota yo kugishyira mu bikorwa. Amen. Niyo mata. Niyo mpamvu kubera ko yaratunzwe n'ayo mata byageze n'igihe Getsemane. Ari mwene data yashimangira avuga ngo niho byarangiye byose. Ukuntu byarangiye byose Getsemane, reka noneho tubigarukeho. Simureba ko yarwanaga intambara. Amaza kwerekwa uko bazamupfura ubwanwa n'ukuntu bazamwambika ubusa. Ahita none avuga ibi bintu ko bitorose. Niba byandengaga noneho nyikomereza. Noneho asa n'uwigarura akamenya ko amata agomba no kunywa Getsemane n'ugusoza ubushake bw'Imana. Amen. Manitsa amaboko ibyo guhunga ibigiye kumbaho. Data ubushake bwawe bube. Uzaze wemera ubushake bw'Imana bukubeho. Aho ngaho niho uzaba utunzwe n'amata. Birasobanutse neza? Subira mu buhanuzi muri Yesaya aho waruri. None tuze gusoma igihugu turimo. Igihugu twaragitashe. Dusomera aho ngaho ku murongo wa 7 Yesaya aho ngaho waruri. Murongo wa 22. Soma none amata ukuntu ari menshi. Niyo mpamvu nashize n'amaboko hejuru shimira ngo wa Mana ndagushimiye kubera ko wamenye ko inzara izatera ku isi atari inzara y'ibifungurwa bijya mu gifu, ariko ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Sinone data. Imana iduhunikira ibyo kurya kugira ngo abana b'Imana batungwe n'ibyiza byo mu rugo rwayo. Iyo Mana mwakwemera tukayipepera tukayishima. Amen. Iduhana umugisha. Amen. Iyo Mana yatwibutse iduhana umugisha. Ntabwo ari hano mu Rwanda, ni ku isi hose. Dusomere
igihugu kimeze gute? nuko kuko amata azaba ari menshi, Amata azaba ari menshi. azatungwa n'amavuta, ndetse abazasigara mu gihugu bose bazatungwa n'amavuta n'ubuki. Imana ishimwe. Abazasigara mu gihugu, turi mu gihugu twakigezemo. Stock y'amata n'ubuki birahari. Nimutungwe n'ibyo ngibyo, asigaye turebe ukuntu ubwiza bw'Imana buduherekeza tugataha iwacu. Nta kindi ngewe ikintu nshimira, ikintu usaba Imana, Mana fasha bene data, wenda imishinga ihagarare, ariko Imana idushoboze kwitegura dutahe aho umwami yagiye kudutegurira. Amen, amen. Witeka aduhana umugisha. Ariko nubwo twitegura, sibyo, ntabwo twarangazwa n'ibyo dukora, sibyo. Naho ngaho ijambo ry'Imana ni ryiza. Muzi ukuntu izamurwa rizaba? Reka mumenere ibanga kugira ngo mubimenye. Yesu yavuze ku izamurwa. Izamurwa rizabera ku isi hose, ntabwo ari hano i Kigali gusa. Izamurwa rizabera ku isi hose. Niyo mpamvu wabonye Yesu avuga kubyerekeye izamurwa, ngo erega uwo munsi ngo babiri bazaba baryamye, umwe agende n'udasigare. Si nijoro? Uri kumva? Ngo uwo munsi none ni ku manywa, ngo badamu babiri bazaba basekura, umwe agende undi asigare. Si ku manywa? Amwe biba ari ku manywa, ahandi bikaba nijoro. Shana data. Ariko kugira ngo bashe gusobanukirwa ibyo ngibyo, ngo azasanga ngo barimo gusekura, umwe agende undi asigare, sibyo? Niyo mpamvu Imana ubwenge yaguhaye n'amaboko yaguhaye yakoreshe. Saba n'Imana iguha ubwenge mu byo ukora, izasange urimo gukora ariko umutima wawe witeguye no kuzamurwa. Witeka aduhana umugisha. Hari n'igihe abantu batwibazaho, niyo mpamvu ni ngombwa ko n'ibi ngibi bitangwa ubuhamya, sibyo? Bitangwaho n'ubuhamya. Abapasiteri banyu mwebwe musengerana batunzwa n'amaturo, bacungana n'amaturo. Wapi? Hano turabavuga butumwa babiri. Hari mwene data ntabwoba, nanjye nitwa Thomas. Mwene data ntabwoba, Imana yamushoboje kugira ngo abe umwavoka, afite n'inshingano n'ahandi. Ntabwo ari ibintu byo gucungana gusa ngo n'amaturo. Nanjye mfite imirimo nkora, ariko ntabwo bimbuza gusoma ibyanditswe no gusoma n'umuhanuzi, nkasaba n'Imana kugira ngo ime ifunguro ngaburira abana b'Imana. Ariko ntabwo byambuza kujya kureba munsi mu nda y'isi, sibyo? Undi akora ibye, nanjye ngakora ibyanjye. Nkusi wawe ukora iki? Fasha. Nawe ufite ibyo ukora. Kiza wowe ukora ibiki? Ushongesha amabuye ariya. Umwami agomba gusanga dukora, ariko imitima yacu ihambiriwe kukwitegura no kugaruka ku mwami. Ikintu tugomba gusobanukirwa ni iki ngiki. Nicyo saba n'Imana. Mu byuma, mu byo bene data, ubashoboze ibyo ngibyo ubaha bize kubw'inyungu yo kuvuga ubutumwa bwiza, dushigikira iterambere ry'ivuga butumwa. Amen. Witeka akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Siyana data. Ariko ikintu nabatangariza ni iki ngiki. Murabona ubu n'ububyutse n'umurimo w'Imana, sibyo? Mwene data yakoresha muri iki gisekuruza. Umupasiteri amwirukanye, yari mu babatiste, aravuga ngo wamutindi we, ninde uzakumva? Mwene data nawe yindukira amubwira ngo erega njye mfite igihamya n'Imana yantumye. Imana nizategura nawe agomba kunyumva, ariko ntabwo inyemereye gukorera muri iri dini ryanyu. Ndasohotse.
atangira guhamiriza abana b'Imana. Imana yarateguye bakira ijambo ry'Imana. Yemwe yabashe kuzenguruka isi inshuro 7 atayizenguruka ku mufuka we, mu gihe Imana iri ku murimo itegura n'abagomba kuwushyigikira. Amen. Iryo ni ihame. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Hari umuntu, kubera ko abantu bahise bashira n'abavuga butumwa Imana yatumye bose abashira mu gatebo kamwe, ngo reka bacungana n'amaturo, ngo byabaye business, ngo byagize gutya na gutya, ngo abapasteri ngo ni ibisambo, ngo noneho nibo bagendera mu mamodoka meza, abakristo babo ayo mafaranga atuma izo modoka bazigura, noneho ni ibisambo. Noneho shaka kugira ngo murebe mu maso neza, ndavuga ndeba mu maso neza we. Noneho mitamubwira ngo wa mugabo we, muri iki gihugu turimo abaministre na muzehe ajya mu mahanga kuduserukira ku mufuka we. Abaministre bagenda muri aya mamodoka ni ku mufuka wabo. Biva he? None nabo ni ibisambo batwara amafaranga y'imisoro. Oya, niba uri umuturage tanga umusoro wawe, igihugu gitera imbere, abaduserukira nabo bagende bari smart. N'agafaransa n'akongereza bagende, muzagenda ari smart. Noneho agendere mu ndege, bahita babona ngo uyu nguyu yaserukiye abanyarwanda. Noneho abapasiteri babingegera, kugira ngo kubera ko bazajya mu ijuru babingegera. Noneho Witeka abwishimira icyubahiro. Naho ngaho njye nahise batangariza mbabwira ngo natwe abavuga butumwa hano ntabwo dushingikije ku cya 10 n'amaturo. Imana duhaye amaboko, ntabwo twabuza kuyakoresha. Na Paulo nawe yarakoraga, yibeshaho, akabeshaho n'abandi. Shana data, Witeka aduha umugisha. None mvuze ayo magambo ngo ngo wowe nawe uri umunavugira abapasiteri, ahita mvumbura gutyo. Ariko ukuri guca mu ziko ntago gusha. Sibyo? Niba ushaka kunegura abapasiteri, negura none n'abayobozi. Ngo ya nuvuga ibyo ngibyo, nukazuvuga ibyo sibyo? Niba bari abaduserukira batagendera ku mufuka wabo, ko si ukuri? Ni ukuri ntago bagenda ku mufuka wabo, sibyo? N'abadepite bajya gusura mu ntara ntago ari amafaranga yo ku makonti yabo, bagenda kuri frais y'igihugu. Wakabimenya, sibyo? Najye muri Mozambique kuvuga ubutumwa, ntago ari ku mufuka wanjye. Ni Lagos nagezeyo, mwivuga butumwa, wenda n'ejo nzasubirayo, ariko Imana ni igomba gushyigikira umurimo wayo. Mwana data Frank, mukunzi wacu, ubu ngubu arashaje, yakandagije ibirenge bye mu bihugu birenga 150 atari ku mufuka we. Imana mu gihe itumye ishyigikira n'umurimo wayo. Witeka abwishimira icyubahiro. Imana iduhana umugisha. Dufate irembo ry'abanzi bacu. Ninde wadufatiye iryo rembo? Ni umwami wacu Yesu Kristo. Akwiriye ishimwe n'icyubahiro. Intsinzi yarayegukanye. Bene data, ntago mbatinza, ariko mureke soze. Ijambo ry'Imana rivuga iki?
rigomba gusigara mu mwanya waryo. Mu ntangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15, mwene data nadusomere kugira ngo abantu basobanukirwe n'ukuntu uyu mwami yafashe irembo ry'umwanzi we. Dusomere uko umwami abitangaza. nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Urwo rubyaro bavuga ninde batangaza? Si Yesu. Bamutangaza nyuma y'uko Satani abashe megusesera. Murabona hariya mu ntangiriro mu gihe Imana imanutse mu busitani bwa Edeni, Imana irimo kwibarisha. Imana irimo kwibarisha ngo Adamu nawe Adamu uri hehe. Imana irimo kwibarisha. Imana irimo kwibarisha. Imana izi byose n'ibyabaye irabizi. Adamu uri hehe? Ntabwo Imana arizi aho ari. None ngo uri hehe? Noneho undi nawe avugira kure avuga ngo erega nabashe kwihisha kubera ko twasanze twambaye ubusa. Mwasanze mwambaye ubusa. Imana izi byose iri muri ibarisha. Noneho itibaza ngo noneho ninde wakweretse ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti. Imana noneho ibasa ibyo izi n'ibyabaye irabizi. Noneho Adamu nawe ari aho ngaho hamwe na Eva arimo gutitira aho ngaho. Adamu nawe ari aho ngaho imbere y'Imana. Imana irimo kumubaza, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Mumbwire. Uzi ukuntu Adamu yashubije kabisa, areba Imana mu maso. Ntabwo yavuze ngo umugore yatumye nambara ubusa. Ari ijambo Adamu yavuze, niryo twasomye n'ariya dusomye impamvu Imana igarutse ku mugore. Yarebye Imana mu maso. Erega wowe Mana, umugore wamaye si wowe? Umugore wamaye wowe. Mujye nari kwigumira gutya nta kibazo nari kugira. Umugore wowe wamaye. Sadike nawe ugomba gushaka igisubizo kuri iki kibazo. Niyo mpamvu Imana isitanga n'igisubizo avuga ngo urubyaro rw'umugore, niba umugore ariwe waguteje kwambara ubusa aguha ku mbuto ukarya, noneho umugore uzabasha kwizera ariwe Mariya agatuma urubyaro ruboneka. Muri icyo gihe urwo rubyaro ruzaza rufite inshingano rwo kuza kumena umutwe w'inzoka. Dusomere hariya mu ntangiriro kuri aho ngaho wari uri icya 15. Oya, intangiriro icya 3 umurongo wa 15 bavuga ku byerekeye urubyaro rw'umugore. nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Mujyacu nawe mama Samwe, ibyo basomye nawe cyiza mwakurikiranye. Ijambo riratomoye riravuga iki? Ngo Imana ishize urwango hagati yande nande? Hagati yande? Uyana natusene mwumve. nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Alele agaraho ngaho. Nimuzaze musoma ijambo ngo mwihute. Si Imana yabivuze? Urwango hagati yande nande? Inzoka ntabwo ari urwango hagati y'umugabo n'inzo. Ntabwo wasoma ngo wihute, bisaba guhagarara. Nkunda kugenda mbariza n'abantu. Sura ko uwo wasomye ijambo hagati y'umugore n'inzoka ari urwango ruhari? Ruhari? Nuruhe?
nagira umuntu ufashe hagati y'umugore n'inzoka, atari hagati y'umugabo n'inzoka. Rurari muze, rurari ni uruhe? Nagira umufashe ni uruhe hagati y'umugore n'inzoka? Ariko ijambo niyo mpamvu abantu bagomba kurisoma batihuta. Avuze ibintu bibiri, shize urwango hagati y'umugore n'inzoka. None ahita anavuga ngo urubyaro rw'umugore ruzaseruka rukomene umutwe. Naho ngaho duhagaze gato, hagati y'umugore n'inzoka. Rurari ninde warumbwira? Kiza nuruhe? Umugore n'inzoka, urwango nuruhe? Bibiri urayigira ukayisoma, nuruhe? Mama Samwe n'abana nuruhe? Ibanga rirahari, n'abantu nabo babizi. Niyo mpamvu muri iki gisekuruza Imana yishyuye iryo banga. Ivuga ngo ari imishikirano hagati y'inzoka nyamaswa n'umugore byabaye. Niyo mpamvu Imana ivuga no kugerekeye n'urwo rwango hagati y'umugore n'inzoka bipfundikiye aho ngaho. Ndacyababaza, urwo rwango nabuze ngiye Thomas uko mubonana, inzoka atari Satani, inzoka na bya bindi bigira umutwe munini kishobora kugira gutya. Hari bimwe bigira gutya, kigira gutya n'umutwe, gifite amakari menshi. Inzoka ikavumbukira hano, sibyo? Hano mu iteraniro. Kubera urwo rwango Imana ivuga mu ijambo, ngiye Thomas sishobora kwizirika. Ariko mu Samweli nura mukecuru bayizirika. Umenye ibyabaye bagira gutya. Nubwo cyaba ari icyoka kasha, ngiye nubwo nagira gutya, irakomeza ikagenda. Ariko umugore agira gutya, iribwiriza ikaguma aho ngaho, ntabwo yava, irabyubaha. Ni izihe mpamvu? Hari ibyo mutazi. Umugore mu gihe abonye inzoka gutyo, sibyo? Kugira ngo bashe kwisobanura, sha wa mugome we n'ukuntu wamemukiye, akagira gutya, bakwice termine. Ngiye ntabwo nabishobora, byose bihishwe mu ijambo. Niyo mpamvu ariya mu ntangiriro habaye ikintu gikomeye abantu batazi. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko Imana ibishyira ku mugaragaro. Naho ngaho iri jambo muzaze murisoma mugende gahoro. Simubona muri iri jambo mu gice cya 5 nugera mu rugo mu ntangiriro uraza gusoma, noneho mu gihe urimo gusoma noneho Imana kubera ko izi ni byabaye, Kayini yari yamaje kwica Abeli. None Imana ivuga ngo dore urubyaro rwa Adamu uko rumeze, ni mu ntangiriro igice cya 5. Adamu yabayeho gutya na gutya, noneho urubyaro rwe Kayini yari ahari, batangira kurondora ngo ba. Ntabwo bavuzemo Kayini kubera ko Imana izi se uwo ngu. Kayini yari ahari mu kurondora uko Adamu yabaye gutya, intebe byara gutya. Kayini ntabwo bamushizemo, ari impamvu. Niyo mpamvu ubona Imana ukuntu yemera ibintu ngo bibe no kuri iyi si, ni ibintu bigenda na gutya. Murabona Kayini aravutse, Abeli aravutse, Imana yishuriye Abeli, yanze kwishurira Kayini.
imana niteje n'ibibazo. Imana niteje ibibazo mu gihe yakira igitambo cya Abeli, bitumye uyu nguyu agira urwango na jalousie n'ibiki. Noneho ni ibi ngibi ngiye banze igitambo cyanjye, reka sha tujye gutembera hariya, dutembere. Noneho Kayini kubera ko yari afite se ahita anamwigisha agomba gukubita, none wa wundi umugu ukamuvamo vuba, mukubita ngushuko nundi aryama aho ngaho. Imana yayindi, ariko Imana nayo buri gihe nkunda kuyibazaho, ndi umuvuga butare ko nkunda kuyibazaho, kuki kunda kwibarisha ngo Kayini noneho Abeli ariye iribari, izi ni byabaye, irashaka iki? Noneho kubera ko Kayini atameze nka Adamu na Eva, we ahise avuga ngo urashaka wiki, urambaza ibiki? Ndi umurinzi w'uwo nguwo, niba namukubise bya bindi imuzamwanga, niba namukubise namungano akaryama hariya, uramumbaza iki? Ashe ntugire n'icyo umbaza. Nuko unshubije, noneho nanjye ndakuretse, ariko reka ngukubiteho n'icyapa ku gahanga, genda uzarindagire, ariko ukoze ikintu kibi. Nuko nguko byagenze, ariko ako kantu gaciyeho nuko twari tugeze kuri rya jambo rivuga ngo shize urwango hagati y'umugore n'inzoka. Komeza mwene dada dusomere, none baravuga noneho urubyaro rw'umugore. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Siyo? Ariko amagambo y'Imana ni ihame. Bidusubiremo. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, ibwira uwo mugore, ibwiye Eva, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Irekera aho ngaho, kugwiza azagwiza cyane, kubera ko wari yitunda, sibyo? Mu kanwa kawe azazazamo icyokere cyinshi. Ngusi dusomere ngo mu kanwa kawe azazazamo icyokere cyinshi cyane, kubera ko hari imbuto. Noneho ibintu none birimo birasobanuka hariya, dusomere di. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Ufite inda uzajya ubyara abana ubabara. Uzaza ubyara ubabara. Ntabwo uzaza ugira ubushuhe mu kanwa nk'uwariye urusenda, kubera ko hari imbuto. Mbega ibintu byabaye, abantu ntibamenye n'ibyo ari byo. Ni uko nguko byagenze. Ibyira umugore, Imana irasa ku ntego. Izi ni byabaye. Amen. Noneho komeza. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo. Mama Samwe n'abandi bose murimo kunyuma, kwifuza kwa wa mugore kuzajya ku mugabo, uzaza wifuza amateke n'ibishimbo n'ibirayi, ibyo baguhayira nibagirwa. Urimo nanyuma. Kwifuza kwa umugore kuzajya ku mugabo ni ukwifuza amateke n'ibishimbo n'ibigori n'umuceri n'akahunga n'ibitenge. Ijambo ry'Imana ni rigari. Witeka bwishimye n'icyo sa urandeba neza. Kwifuza kwawe kuzajya ku mugabo, ntabwo yifuza amateke, ntabwo yifuza ibirayi, ntabwo yifuza iki. Niwabo yaryaga ibirayi n'amateke, wakabimenye doroka n'iwacu narabisize. Ijambo ry'Imana rigari,
kugira ngo umenye n'ibyo ari byo bisaba ko Imana igufasha. Sibyo? Wakabimenye. Sibyo? Witeka habwe ishimwe cyubahiro. Icyo kintu cyagushutse ndakivumye, maje kukivuma. Cyari kigabo. Barugabo rugenda ikiyoka, cyari kigabo kigenda gutya. Nakivumye noneho kirafatanyije. None kwifuza kwawe bizajya ku mugabo wawe. Nibyo. Noneho hariya twashatse gusoma ku rubyaro rw'umugore, warugeze ku murongo wa kangahe? Ndagije 13. Uyagaruka kuri 15. Shize urwango niyo turi, kubera ko turimo turasoma gufata amarembo y'abanzi bacu. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore Kabisa. no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ariko ijambo rirasobanutse. Imana irimo kubyira inzoka ngo shize urwango hagati yawe n'umugore, urubyaro rwawe nzoka. Urubyaro rwawe nzoka. Mwumvise? Noneho Yesu Kristo mureke nsohoze nk'umuvugabutumwa uhagaze imbere yanyu. None Yesu Kristo, nibyo twanasomye ejo dushimangira. Yesu Kristo areba gutya. Yohana Umubatiza nawe areba gutya, areba abantu. None akavuga ngo mwanzoka mwe. Sinzi ukuntu yabivuze ne. Urubyaro rw'inzoka mwe. Mwaye niba ari sinzi niba ari jambo yahise avuga ngo noneho mugomba no gusohoza ibyo abo mukomokaho bakora. Esa nuwansomera kugira ngo hariya muri Matayo dusomere. Hariya rero twashimangiraga tuvuga ngo Yesu Kristo niwe Mana w'abahanuzi, areba abantu gutya. 23 Matayo 33 34 Matayo 23. Matayo 23 33. Mwanzoka mwe, mwabana b'ishiramwe, muzahunga mute iteka ry'igenomo. Ni mu bihuru cyangwa bisubiremo. Mwanzoka mwe, mwabana b'ishiramwe, muzahunga mute iteka ry'igenomo. N'abantu noneho ubwo rubyaro nibyo bavuga ari muri Genese. Yesu ari igolgota. Noneho n'ikirenge cye ngo akikandagiza umutwe w'inzoka. Na nzoka yo mu yuhuru yari igolgota. Kugira ngo base kubisora. Ariko urubyaro rw'inzoka bari noneho aho ngaho igolgota niho noneho twabase no kubisoma mu karagataho ngo noneho byarangiriye igolgota. Aho ngaho igolgota Yesu umuka utari wamuvamo yatsinze Satani rupfu. Ariya akandagira gutyo wash. Intsinzi iraboneka. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ariya musomariya bavuga ngo urubyaro rw'umugore ruzaseruka n'ikirenge rukandagire umutwe w'inzoka. Urubyaro bene data bashiki banjye nuza no kunyumva no kuri YouTube. Yemwe mu gihe Yesu
yagomba gusoza icyamuzanye. Abatambyi sibo bateranye bavuga ko agomba gupfa. Ntabwo ari Herode, ntabwo ari Kayifa, ni abatambyi bakuru. Byatewe n'iki? Munyumve ndasoza. Byatewe n'iki? Yesu amaze kuzura Lazaro, siyo? Noneho abigisha b'abafarisayo bari aho ngaho, ahamagara Lazaro mu gituro, bari bahari. Abo nibo bahise biruka bajya kuvuga ngo erega wa mugabo amaze no guhamagara Lazaro arasohotse. Noneho uzi ikintu cyabaye? Niyo mpamvu urugamba turimo, intsinzi twashikirije n'umwami. Abanga ubutumwa si abanyapolitiki, abanga ubutumwa ni abantu bitwa ko basenga. Amen. Nibo Yesu yahanganye nabo, nibo itorero naryo ryahanganye naryo kuva ari hano kuri iyi si. Bene data bapfumuraga amada, bashiki banjye bapfumuraga amada mu gihe cya Luther, bazira kwizera kwabo. Si leta yabapfumuraga amada, ni Eglise Catholique yabazizaga kwizera kwabo, nabo bagahagarara bwuma. Nabo ngabo Yesu Kristu avuga. Bisubiremo ari muri Matayo, kubera ko nuvuge ibyo ngibi, bisubiremo nk'uko byanditswe. Mwanzoka mwe, mwabana b'ishiramwe, muzahunga mute iteka rya Gehinomu. Kabisa. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi. Ni Yesu bivuga, ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge mbatume, ariko mubakorere ibyamfura mbi n'ubugome bwanyu. Soma di. Bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu. Ibyo ntabwo byabaye? Ibyo ntabwo byabaye? Bakubitwaga na leta. Si abantu bitwa ko basenga? Babaziza iki? Babazira ko bahamya ko Yesu Kristo ari we Mana. Witeka abwishima n'icyubahiro. Amen. Amen. Tugomba kurwanirira uku kwizera twawe rimwe. Niba no kumena amaraso tuyamene, ariko dushigikiye niba batubanjirije. Bene data bashiki banjye, bene data bashiki banjye, bene data bashiki banjye, munyumve. Shize nizwe hejuru, ngiye kubigarura mu buryo busanzwe, kugira ngo uyu munsi tube twubaka izi nzu z'agacurama. Niba ari ducurama, ibi z'agacurama n'ibindi. Muri murandeba, murakurikirana, hari abantu bamenye amara. Wowe uri murubaka amazu y'agacurama, ariko hari abantu bamenye amaraso. Ese yo kugira ngo tube muri iki gihugu, bigaruye none mu gihugu cy'isezerano, umwami yamenye amaraso. Amen. Intumwa zamenya amaraso, nidutatira igihango. Amen. Tuba abagabo, turwanira ukuri, siyo? Witeka abwishima n'icyubahiro. Umwami aragarutse, siyo na data, kugira ngo tube mu gihugu cy'isezerano uyu munsi, duhamiriza uyu mwami. Bene data ba Etienne amabuye bakubita amabuye. Bene data ntabwo byoroshye, niyo mpamvu ntukazaza ukinisha iyi gahunda turimo. Bene data, nta bintu byo kudamarara, tugomba gusubiza amaso inyuma, siyo? Gufata amarembo y'abanzi, irembo ry'abanzi bacu. Naho ngaho mbabwira ngo itsinzi. Reka mbisubiremo mu izina ry'Uhoraho. Yesu uyu mwami yegukanye intsinzi azute. Oya, ndakanye. Oya, intsinzi yegukanye i Kalvari. Niwe yatsindiye Satani ku mugaragaro. Witeka bwishime, niwe yatsindiye rupfu.
witeka bw'ishimwe n'icyubahiro, kubera ko ibyo mu gihe bitari kuba ntabwo ari no kuzuka, ariko kubera ko yatsinze Satani i Golgota byatumye ava n'ikuzimu, niba ari ikuzimu ava mu gituro, siyo na ba bandi bari Satani yigambagaho ngo mwebwe wowe Yobu n'abandi n'Aburahamu, noneho ninjye ucunga hano, tuzareba uzaza kubavana hano. Ariko umwami, bene data, umwami umubiri we uri ku giti yahise amanuka asanga umwanzi aho ngaho. Abo ngaho babaye abagabo mu isano rya kera. Aburahamu yaramubonye, muvuge ngo amen. Shadrach, Meshach na Abednego baramubonye, amen. Yobu yaramubonye, amen. Yesu azuka, yazukanye nabo, amen. Abera bapfiriye mu mwami bazamubona, natwe abazima tuzamubona. Niyo mpamvu bene data mureke turirimbe iyi ntsinzi. Amen, amen, amen. Iyi ntsinzi ni ukuyiririmba amanywa na nijoro. Agolgota niwe Yesu n'ikirenge cye kuwaca kuwumu yamenye umutwe w'inzoka, asigaye genda wemye. Witeka bw'ishimwe n'icyubahiro, genda wemye, uvuga ngo nubwo ndi umunyantege nke nishingikirije umunyembaraga, njye ntacyo shoboye ariko shobozwa n'uyu mwami. Bene data bashiki banjye, reka dupeperane, ibyishimo ni byinshi, reka dupeperane iyi ntsinzi zayirimba amanywa na nijoro. Amen, amen. Imana ikeneye abantu b'abagabo. Imana ntabwo ikorana n'ibigwari, sibyo bene data? Yiteguye kurangiza intsinzi yayo, ariko ikeneye kutwifashisha, ikeneye ko duca bugufi munsi y'ukuboko kwayo yo yonyine ikatuyobora. Sibyo? Umwanzi akabonana n'uwo babonanye i Golgota tukamwambara, sibyo bene data? Intsinzi bana b'Imana tuyiririmbe, amen. Witeka bw'ishimwe n'icyubahiro, witeka bw'ishimwe n'icyubahiro. Ntabwo nibohoje, nabohojwe n'umwami, amen. Witeka bw'ishimwe n'icyubahiro. Ngomba gushima uwambohoye, siyo nk'uwo mepera. Witeka bw'ishimwe n'icyubahiro. Ntabwo twibohoje, yaratubohoye. Uyu mwami akeneye ishimwe n'icyubahiro, amen. Intsinzi bana b'Imana tuyirimbe amanywa na nijoro. Umwanzi yaraneshejwe, siyo? Asigaye duhanga amaso umwami, siyo bene data? Ariya i Golgota niho intsinzi yabonetse. Muranyemerere ko soma hamwe tugasoza? Somera muri Matayo 27 turebe ukuntu byagenze, ukuntu byanasohoye. 27 umurongo wa 45, ukuntu byagenze intsinzi ukuntu yabonetse. 27:45. Uhereye ku isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Uhereye isaha ya 6 abubwira kabiri, were saa 6 mu byumvi, kugira ngo mumenye intsinzi uko yabonetse. Na masangaye saa 3 na mikino ndabibasabye, na kujenjeka. Intsinzi yavuye mu bise, nubikinishe, nudamaraye. Guhera saa 6 kugera saa 9 abawubwira kabiri mu mwijima, inkoni zirisha, barimo kumuvanaho inyama, umuku utamuvuyemo 3 heures.
bamukubita hari aho ngaho gutya bavanaho n'inyama. Dusomere. Niyo mpamvu agakiza ntabwo ari ibintu byo gukinisha. uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri abo arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga isharira ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Ariko abandi bati, uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratamba. Nyuma y'amasaha 3 bakubita bagira gute kugira ngo wowe nanjye uyu munsi turirimba intsinzi byavuye mu bise, nta bintu byo gukina. Imana idufashe. Byavuye mu bise. Twavuye mu bise by'umwami. Bene data bashiki banjye twavuye mu bise. Bitumye nekereza n'abadamu mu gihe bahura n'ibise. Nasibyo nyuma y'ibise ukabona umwana aravutse, bya bisa bivuyemo, ukabona ikindi kintu kije ku mudamu. Noneho umwana wanjye ni muzima, umwana wanjye ni muzima, ariko yabanje guhura n'ibise kugira ngo tuboneke. Byavuye mu bise. Noneho nyuma uzi ukuntu bigendera no ku mudamu. Ariko bivuze, ariko ntabwo nari nagera mu nzu y'aho babyarira. Ariko n'ibise noneho ari n'ikintu kiza umwana akaboneka. Noneho n'abandi bari hafi ye bakagira gutya bakubita agashyi, wa mwana bakumva ngenge. Noneho nyina ari ikintu cyiza ngo ibise byanjye ntabwo byabaye ubusa, umwana nabyaye ni muzima. Haleluya. Noneho Imana ikeneye kubona abo yabyaye baturuka mu bisebe ari bazima. Uko ari buzima natwe tugomba kuba bazima. Haleluya. Twavuye mu bise. Nagira umuntu ukinisha. Nagira umuntu ukinisha. Mama Samwe, nagira umuntu ukinisha. Umubyeyi ni uzi ibise. Niyo mpamvu ubona umubyeyi n'umwana ufata gutya, umwana akamureba ngo mama, n'umubyeyi nawe akamureba. Noneho basa n'abaganira, nubwo atavuga ariko baba bameze gutya na gutya. Noneho Kiza Tomasi, Kiza ari ibise we wagize wowe, abivuge bisobanure. Ari ibise. Nkusi warabyaye, Nkusi warabyaye wowe, uzi iby'ibise wowe. Ibise bizwi n'umugore, sibyo? Mu gihe wari urimo kubaka Kiza, umugore ari mu bise, noneho bagahita baguhamagara ngo yabyaye, ukaza wiruka na twa tundi ngo ni ibikoma, ngo naje guhemba ibiki. Ariko wagize ibise niwe ubizi, sibyo? Mpfundikire naho ngaho byabaye byiza. Noneho ugira imbabazi kuruta ngo ugira imbabazi kuruta nyina, nibare nyina urusha nyina niwe wababaye. None wowe ugiye kumurusha. Yesu niwe wababaye, azi ukuntu aba bana yababyaye. None use utangire wikoreshe. Murabonana na nyiri itorero. Turi mu bwishingizi bukomeye. Amen. Abo yakunze yarabakunze. Intege nke ntago zabatandukanye.
ese iyo reka nsohoreze nawe ngo mwampepeye neza, mwampepeye bene data, mwe muri abakunzi banjye, ese ibyo muri abavandimwe banjye twahujwe n'amaraso y'umwami, ese ibyo noneho hari n'undi mugani, reka nansohoze ndi mwene data, ndisohoreje, hari igihe nshishamo n'imigani, noneho byerekeye urukundo rw'Imana uko rumeze. Mwene data, mushiki wanjye, reka nsohoze. Ijambo ikinyarwanda riravuga ngo ubyaye ikiboze wakabimenya, noneho ugatangira gutunga agatoki cyiza, ugatangira gutunga agatoki nkusi, ngo reba reba reba, Imana yaramukunze, yaritanze, ugiye kumurega iwe yafashe iya mbere, aramuvugira. Dutahe mu mahoro y'umwami, amahoro y'umwami abana natwe. Ninde wa dusa n'umutwe ngo arege intore z'Imana azitunga agatoki, yavahe na Satani yavahe. Nibyo ngibyo no mu Baroma bavuga. Dusomere soze cyo cya 8. Dusomere umurongo wa 20 era kuri 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Abo yakunze bisubira ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana iri mu ruhande rwabo ngabo yatoranyije ikabatsindishiriza, nago aribo bitindishiriza, yarabatsindishirije, yafashe ya mbere aritanga, noneho bo bamuri inyuma, nawe abarimo, noneho ibyiringiro byabo biri kurongo. Ninde dusomere soza. Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ninde warega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishirije. Ariko ibintu bisobanuka. Ni Imana n'izitsindishirije. Ninde uzaziciraho iteka? Nawe. Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago? Ninde wazirega? Noneho umurezi wa wundi ugusha abantu mu ntege nke, none akiruka akajya kurega, agasanga wa wundi aregera niwe abo ngabo bizeye, noneho bigafata ubusa. Cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota, nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushirishwaho kunesha n'uwadukunze. Turushaho kuneshwa n'uwo nguwo. Duhaguruke bene data, tugarure ishimwe ku mwami. Ni ugufata irembo tubikesha uyu mwami wafashe iya mbere. Nukazaze wirebaho, nukazaze utana umwanya no kubigukikije. Hanga amaso umwami, aragushoboza muri byose. Shoboza mwami, o Yesu nshoboza. Shoboza mwami, o Yesu nshoboza. Buri munsi buri joro, mu mbaraga z'Umwuka wera.
nshoboza oh Yesu nshoboza munsi buri joro mu mbaraga z'umwuka wera nshoboza oh Yesu ngwino Yesu wanjye unyegere ngwino Yesu wanjye unyegere iyi minsi ni mibi nyegera mu ntege nke zanjye unyegere suwa njye unyegere iminsi ni mibi nyegera mwene data mushiki wanjye mu gihe dupfukamisha imitima yacu imbere y'umwami uyu munyembaraga aturambura ukuboko kwe k'ubushobozi akadukomeza tumanika amaboko buri wese abumbura umunwa agira icyo abwira uyu mwami data wa twese uhoraho mana idahinduka mana yahozeho mana iriho mana ikomeza kubaho uri Imana nzima tukaba tugushimira iyi ntsinzi wadushikirije mwami habwa icyubahiro habwa ishimwe nkeneye inkomezi yawe dukeneye inkomezi yawe mwami ijambo ryatumaze kumva muri aka kanya rikomeze mu mitima yacu dushoboze kuririmba intsinzi yawe amanywa na nijoro mwami ukwiriye ishimwe ukwiriye icyubahiro ukwiriye ikuzo kubwo ibikomere byawe twabashe gukira uburwayi mwami shoboza bene data n'abashiki banjye twese tuguhanga amaso asigaye udusorerezeho amasezerano yawe iri jambo ryawe ribwirije uyu munsi uwo ari we wese uza kuryumva akaryakira agapfukama imbere yawe icyo aza kugusaba mwami ukimusohorezeho kubera ko uri Imana yumva uri Imana isubiza nkuragije bene data nkuragije bashiki banjye iri jambo ryawe twumvise uyu munsi ariyo mbuto igomba kugwa mu butaka bwiza ubutaka buryakira mwami ubuhezagire urivomere ryera imbuto nyinshi wagaragaye nk'intwari ufata ukuboko kwawe intumwa ziragwamiriza babica urw'agashinyaguro ariko bataha ari abagabo natwe dushoboze mwami muri iki gihe ugiye gusoza gahunda yawe n'abanyamahanga dushoboze mwami tuguhamirize ntazagire n'umwe ugira isoni zawe uri umwami w'abami ahabwa ikuzo mana ya Aburahamu mana y'Isaka mana ya Yakobo tana na buri wese n'abandi baza kumvira ijambo mwami ubahezagire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen bene data bashiki banjye bavandimwe kubw'amaraso y'umwami dusuhuzanye twifurizanya umugisha bene data bashiki banjye tugeze mu mahina ikintu nabasaba inkunga nabasaba mu gihe cyose muri no mu ngo zanyu
muzaze mutwibuka masengesho, kubera ko guhamiriza umwami gutya ntabwo ari ikintu cyoroshye. Umwanzi aba yekenya amenyo, no kugusya yagusya, ariko ikidubeshejeho kugeza amagingo aya ni ukuboko kw'Imana kuri hejuru yacu. Uwatangiye umurimo agomba kuwusohoza. Imana ntabwo isubira inyuma, mu gihe imanutse isohoza icyatumye imanuka. Mutwibuke amasengesho, mwibuke abera bose amasengesho, cyane cyane musaba ngo mwami iri jambo twumva ushoboze n'abandi baryakire. Mwami wigarurire abawe, dutahe mu mahoro y'umwami. Naho kuwa gatatu